reka dusuhuze mu izina rya Yesu watubambiwe ku musaraba. Ni Emi murimo kuganira, nje kugira ngo umfashe gushima Imana. Nshimiye Imana n'abantu mumaje gukora subscribe, mumaje kujya mushigikira urubuga dukoreraho umurimo w'Imana rugeze ku rwego rushimishije. Muririmbyi yarebye ngo ndatangaye mukiza ni warukwiriye kungirira ibyo bambeshye waguhemuye. Ndatangaye mukiza ni warukwiriye kungirira ibyo bambeshye waguhemuye. Reka nguture ijambo ry'Uwiteka Imana ishobora byose. Tugiye gusoma ijambo ry'Imana riri muri Abakorisayi igice cyaho cya kabiri ku murongo wa mbere n'uwa kabiri. Haranditse ngo ndashaka ko mumenya uburyo barwanirira intambara mwebwe n'abi Laodikiya ndetse n'abatambona ku mubiri bose, kugira ngo imitima yabo ihumurizwe ubwo bafatanirije hamwe mu rukundo ngo bahabwe ubutunzi bwose bwo kumenya neza mu mitima yabo, bamenye ubwiru bw'Imana ariko. Ndashaka ngo umenye intambara Imana ikurwanirira, umenye uburyo Imana ikurwanirira. Aho uri hose, igihugu cyose waba urimo, Imana irakurwanirira. Ni ijambo riri mu Bakorisayi igice cyaho cya kabiri ku murongo waho wa mbere. Nshuti yanjye, nshuti y'Imana, Imana irakurwanirira. Intambara zose wagiye unyuramo n'Imana yagiye izirwana. Ntuziyemere ngo wishire hejuru. Aho Imana yakuvanye ikabigushikije aho ngaho n'Imana yabikoze. Ntukabona Imana yarakuvanye ahantu hakomeye ukabona warateshutse ku nshingano z'amasezerano wagiranye n'Imana. n'Imana yakuvanye kandi n'Imana yakurwanirira. Shalom shalom shalom. Uwiteka akomeze agushigikire wowe aho uri hose, idini ryose waba usengamo, bari ushigikire tuvuge ijambo ry'Imana turyamamaze. Ndimo ngira ngo mubwire ngo kugira ngo twongere umubare wabumva ijambo ry'Imana, kanda kuri subscribe wowe wonye iyi video aho uri hose mu gihugu cyose waba urimo. In everywhere you go.